kugira ngo tugire icyo tubakorera. Hari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri wa gatatu ubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA cyashyiraga ahagaragara amwe mu mabwiriza mashya agenga imikorere n'imikoranire y'amakoperative y'abatwara abagenzi ku mapikipiki bazwi nk'abamotari hirya no hino mu Rwanda. N'amabwiriza hanini yibanze ku mikoreshereze y'imitungo y'aya makoperative. Iki kigo kivuga ko hari aho bagiye babona ko idahwitse, bityo bikaba intandaro yo kuba abanyamuryango bayo badatera imbere nk'uko bikwiye. Ini nayo mpamvu hahise hatangazwa uburyo bushya abanyamuryango b'aya makoperative ari bo bamotari bazajya batangamo imisanzu nk'uko bisobanurwa na Bwana Munanura Apollo ukuriye iki kigo. Twifuza ko ikintu cyitwa umusanzu abamotari bishyura mu makoperative ubwo ari bo banyamuryango atangwa rimwe mu kwezi ku itariki nanone abanyamuryango bazemeranywaho, ariko ibyo bikasobanuka tukaba tuzi ngo umusanzu utangwa n'uyu, hakabamo uniformity, ikaba fixed kandi n'igihe utangwa ukabuzwi rimwe mu kwezi. Ni amabwiriza uyu muyobozi afata nk'igisubizo ku mikoreshereze y'imitungo y'amakoperative y'abamotari kuko yemeza ko igihe bizaba bishyizwe mu bikorwa ngo nta kabuza ayo makoperative azatera imbere udasize n'abanyamuryango bayo. Gusa ku ruhande rw'abagenerwabikorwa ari bo bamotari banatanga iyi misanzu nyuma yo kumenya iby'aya mabwiriza mashya bumvikanye nk'aho nta gishya bayitezeho kuko ngo n'ubundi ayo bako batamenya irengero ryayo kandi ngo nta n'icyo babakoreramo kibateza imbere. Nta kintu na kimwe twe bitumariye niko nanakubwira, nta nicyo binatubwiye, twe nta nicyo binatubwiye ngo ngewe maze imyaka 8 ntwara moto, nta n'inyungu twanabigiramo twebwe. Bariya abantu nabahaye amafaranga atagira n'umubare, ahubwo na leta iranasinziriye. Ngewe nanakubwira ko na leta isinziriye. Kuki leta idashyiraho koperative ngo tuvuge yenda umujyi wa Kigali dushyiraho koperative y'abamotari, umumotari atanga 300 yinjira mu mujyi wa Kigali, umumotari nakora gizda tumukubita miliyoni 3 agenda yirwarize. Ahubwo barasinziriye, abantu bari kuturya amafaranga baturya imitsi. Nta kintu bya bidufashije na kimwe, n'ibingi byo dukora nta kintu bidufashije. Byose ni kimwe nizana twishyirire mu nda. Ibingi twebwe amafaranga 300 dutanga cyangwa se nubwo twayatanga mu bundi buryo ntabwo tuza amafaranga hanajya. Ubu ngubu ushobora gusanga koperative muri munyamuryango atanga 300 ku munsi. Haba nk'inama ugiye ukabaza ngo koperative ifite amafaranga batakubwira 30 cyangwa 60. Ntago hangaye. Ku cyifuzo cy'aba bamotari basanga hakwiye ko leta yashyiraho koperative yayo itari yabikorera bakamenya ko imisanzu yabo ishyizwe mu kigega cya leta kuko ngo ibindi byose bakora ngo usanga bavunikira guteza imbere gusa abayobora aya makoperative. Ubundi amafaranga dutanga muri koperative nta mumotari n'umwe agira ikintu amariye. Niba hari umuntu uzi ko ari cyo yamumariye hano mu bamotari bari hano abivuge, nta kintu na kimwe amafaranga muri koperative twebwe batumariye, ahubwo ateza imbere abayobozi b'amakoperative. Ashobora kuguramo imodoka nziza akajya agendamo. Koperative nta kintu mariye burya abana yikuraho nari 300 tukayashyira muri leta, hagenda nkayishyura ku murenge nkamenya ko nyishyuye ku murenge kuko umurenge niyo supernet ije baramamagara bakayima bari ase bamiki bari ani ikibamo nta kintu na kimwe koperative natumariye. Ngewe niko nanakubwira leta nishyiraho koperative tumenye ngo turi gukorera muri leta biraruta bari aba bahirike bashyire ku ruhande toka. Nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative cyashyizeho izi ngamba zo kuba abamotari bazajya batanga umusanzu wa koperative rimwe mu kwezi, abamotari bigaragara cyangwa se byumvikana yuko nabyo batabyishimiye kuko bavuga yuko ngo ibyo byakorwa byose ngo nta kintu bibafasha kunguka kubera ko usanga n'ubundi amafaranga batanze mu musanzu mu makoperative yabo usanga yungura abayobora amakoperative aribo batera imbere kurenza ko umumotari wo hasi cyangwa se wa wundi utanga umusanzu abasha gutera imbere. Juste Kayiranga, Royal TV.